Haleluya. Dushimiye Imana itubashishije kuza hano muri uyu murimo wayo, kandi twagiye tubona ibimenyetso byinshi by'uko Imana iri butugirire neza. Uti mwabibonye mute? Twayiboneye mu bitero byinshi Satani yagabye arwanya ko tuza. Naho ndebera ibintu biri bukomere. Ubwo se murabyumvise? Ibintu biri bukomere cyane bikaba byiza bimenyera mu buryo Satani yabirwanyije. Kuko ibyo atarwanyije biba ari ibye abifitemo ubucuti, ariko ibyo arwanyije aba yamaze kubona ko byamwatatse. Kino giterane rero hari attack, hari ibitero ijuru ryagabye mu bwami bwa Satani. Uhereye ku munsi mwagiteguyeho hariho ibitero ijuru ryagabye mu bwami bwa Satani. Birumvikana rero ijuru naryo rigomba kwihagararaho. Haleluya! Dore nguriya uwantwaye twazanye nabimubwiye, ndamubwira nti nyamara hari ibitero. Mubwiye ibyo mbona birwanya konza, nabambwira ibindi yabonye. Urumva roho hano hari imbaraga z'Imana. Dusome rya jambo twatumiriwe kugira ngo tuzaryigisheho, turyigeho, ryo mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Yohana agira ubutumwa akagira n'inzandiko. Uyu munsi turasoma mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cyaho cya kabiri umurongo wa 24. Tuwongere tuwusome ntibirambiranye na gatoya. Mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe, kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Imana ishimwe. Haleluya. Iri jambo tugiye kuriganira mu mutwe ukomeye w'inyigisho uvuga ngo kuguma mu byo twizeye. Kuguma mu byo twizera, twizeye kubigumamo. Imana dufashe cyane. Ibintu byitwa gukizwa, être sauvé mu Bafaransa, be saved, nukugira ibintu urokoka, nukugira ibintu urokoka, nukugira ibintu ukira. Nituvuga dutya nshuti zanjye, nizere ko mukurikiye, abantu bari ku matelefone, nizere ko atari WhatsApp, gutura twabirangije. Please, telefone ntibagira imbata ndabasabye. Uyu mwanya dufite hano uha agaciro, urebe ko wabibira mu mwuka. Ibintu byitwa gukizwa, kukoka kwa kundi bivuze byose. Ntabwo ari gukizwa ibicurane, si ugukira umusonga, si ugukira ibihaha, tuberculose, si ugukira ubushita na za ndwara zose muzi mbi. Ni ugukira k'ubugingo. Haleluya! Ntabwo umuntu wese nukiza imvunja, nukiza inzoka wese yajya avuga ngo nakijwe. Siko mubizi mwebwe? Ntabwo turi aha tuvuga ko twakijwe dushimira Imana yadukijije, ntituba tuvuga ko twakize uburwayi bw'amara. Oya. Haleluya. Tuba twarakize ikintu gikomeye cyitwa ubugingo. Tuba twarakize ikintu bita urupfu. Kandi urupfu mvuga si urupfu bagahamba. Ndavuga urupfu rwica umuntu w'imbere. Imana dufashe cyane.
kuko buriya mubona tugenda turimo babiri, turimo umuntu witwa ubutaka tukabamo n'uwijuru. Byanditse mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 guhera kuri 47 kugera kuri 51. Uwo muntu ro w'ijuru aturuka hahandi mu itangiriro. Mwana ntabwo uri busoma amagambo yose ndibuvuge ngo bishobore kurikira. Uwo nguwo mvuze aturuka mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7 ahavuga ngo nuko Uwiteka imanire mu muntu mu mukungugu wo hasi. Iryo jambo hasi ku bantu wenda babyumva cyane kuruta uko wenda nabivuga, sur le sol, aha hasi sicyo bavuga buryo. Bavuga ko Imana ijya kure mu muntu yagiye hasi, sous-sol. Ntabwo yafashaka agakungu bita poussière mu gifaransa akaba karaga gutya kameze nk'ifu. No. Nayo nk'undi mugabo wese ufite ibikorwa yaracukuye, yara kwitaka, yari ifite uyihereza, yari ifite uyikatira, ubwo yarakikatiye, cyo niragihisha, irabumba, ire mu muntu. Irangije umurongo wa 7 uravuga ngo imuhumekeramo umwuka mu mazuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Imuhumekeramo umwuka mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Mana ishimwe. Umuntu ahinduka iki? Ubugingo buzima. Kuva icyo gihe umuntu muri we d'une part ku ruhande rumwe yaragize umugabane w'Imana. Icyo muracyumvise? Yaragize Imana muri we. Hari umugabane w'Imana, ikavuga ngo hari ubuzima bw'Imana bwari bumwinjijwemo. Turacyumvise? Hanyuma mu rwandiko rwa Paulo yandikira Abakorinto rukavuga mu gice cya 12 yuko haje kuza noneho Imana mu mwana. Umwana yaje kugira ati, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15:45 haravuga ngo kugera na 7 ngo Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, na Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Umva aho kandi ariko Adamu wa mbere yabaye iki? Ubugingo buzima, na Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Impamvu batavuga Adamu wa kabiri cyangwa uburyo wa gatatu, ubwo hazaza no gatanu wa 7. Impamvu badashyiraho numerique ngo ibintu biri numerote tuvuge ngo wa mbere wa kabiri wa gatatu bakavuga uwa nyuma, nuko inyuma ya Kristo ari Adamu wa nyuma nta wundi uzaza. Inyuma ya Kristo nta yandi mahirwe isi ifite. Kristo niwe chance ya nyuma, niwe mahirwe ya nyuma isi yaha. Niyo mpamvu umwanze aba yiyanze. Yesu adufashe cyane. Kristo rero yaje kujya ate? Yaraje kureyanima, guhembura, gusubiza umuntu ubuzima bw'Imana mu muntu, gusubiza umuntu ubugingo, kuko umuntu yabutakaje cya gihakora icyaha. Turashima Kristo wadukijije. Haleluya. Turashima Kristo wadukijije. Niyo mpamvu usanga babyita gutsindishirizwa, justification. Iri jambo gutsindishirizwa bisobanura gukuraho umuntu urubanza. Mu nyumve gatonga hari umudiyakoni ariko hejuru aho ngaho hajya umudiyakoni, abahicaye bose ndaba nta n'umurimo uko hari umwana urimo gusakurisha ibintu hariya, ntabwo ureba. Gutsindishirizwa byo bita justification. Yego, ntabwo tuba dukize, ndashaka kubivuga cyane ariko Imana imfashe kandi, ntabwo tuba dukize gusa urubanza, yego, ahubwo tuba dukize n'igihano. Kandi biriya mu ndimi z'amahanga igihano gifite indimi eshatu. Abyumvise? Hari punition, byo bita châtiment, n'ibyo bita malheur. Ibyago. N'ibyago bishobora kuza burya mu bihano. Rero iyo dukiri igihano gitewe n'urubanza twari twaciriwe,
tugizwa bere dukuweho urubanza rwo gupfa twari twaraciriwe kubw'ibyaha. Ikiro Kristo nicyo akora iyo agukiza, iyo akubabarira. Ashimwe cyane. Araza akitambika mu rukiko, ashimwe, akitambika mu rukiko. Ntabwo mvuze urwa mbere rw'iremezo, simvuze urw'inyamirambo cyangwa urwa Nyarugenge, mvuze urukiko rw'Imana. Akahahagarara, sifa kwa Mungu, agasaba dosiye yawe, akayigaho mu kanya gato, mu mwiherero agasohokana n'ijambo rivuga ngo ugizwe umwere. Kugira umwere, pardon, ntabwo ubabariwe gusa, ahubwo n'ibyo wangije byose, I'm ready to pay. Niteguye kubiriha nkabyishyura. Uhumure, bazanshake. Niyo mpamvu Yesu yitwa umukiza, akitwa umucunguzi. Kokowa na kukombowa, kuba umukiza wacu kandi akanaducungura, bivuze ko adukiza urubanza rw'icyaha, yarangiza akanatwishyurira. Ashimwe cyane. Haleluya. 88 mu gushimisha. Yanyishyuriye, yambabariye, atuma. Haleluya. 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 Mfite ikimenyetso njya mbireberaho ko mwababariwe, nanjye ndimo. Biga uraho. Natangajwe nuko umuntu wakiriye Yesu agakizwa, yego, sinjya mbona hari abantu bamugendaho bishyuza. Kandi mu mwarangije ibintu byinshi. Please, mundera hano mbabwire, ni ukuri kose mwangije ibintu. Inzoga zose se wanyoye warazishyuye. Oya, twemere ko hari ibintu twishe kera, noneho Kristo atubabariye, wagira ngo yaragiye adealinga with them, wagira ngo yaragiye avugana nabo, anegosiya mu mwanya wacu, kuko na n'ubu ntibadushatse. I don't know why. Hallelujah. Kugeza ubu President, hari umuntu naguhagara hejuru ku nzoga wanyoye ngo akabarakana kandi wakishyuye. Niko zose wazishyuye sugira ngo cyo kintu mucyumvi. Hari abakozi bakoraga mu ngo, niba hari abakozi bakoraga hehe mu ngo, ababoyi, abayaya barera abana, abafura ibintu, nanjye bagufura, aboza ibyombo, abafura imyenda, abo mu matafari, abasinkwi, baragavuye, barayibye. Ayo makuru mwamenye? Abazamu baribye, bagambana n'ingo barinda zibibwa. Ibyabayeho, polisi irafungira, katira, bageraho bavamo, myaka irarangira, nyakubohana bagira imbabazi nyinshi, barababariye, baratashe n'ubundi. Ariko ibyo bintu byose turashima Yesu ko dukijijwe. Ntabwo ndamenya vraiment ikintu Yesu akora, ariko ashobora kuba agenda gacecekesha abari kubishyuza. Kuko sindabona umukristo basanze mu iterano ati haguruka n'amatwi se haguruka. Waraje ati wowe ureba hirya, haguruka. Yakwishyura inzoga wanyoye mu biryogo. Tuvuze ukuri, byanga bikunda hari ikintu Kristo yakoze, anegosiya n'ahantu mwahemutse kera. Twarababariwe rero. Amen. Iri jambo bita gukizwa, Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 10, ndihuta cyane, yababwiye ko nta ushobora gukizwa atizeye, kandi nta muntu wakwizera atumvise, kandi nta muntu wakumva batamubwirije. Ubwo se mbisubiremo,
kugira mukunde mu byumve bisubiremo nta muntu ushobora gukizwa atizeye nacyo nikivuga mu kanya kwizera ntashobora kwizera atumvise ijambo rya Kristo kandi ntawe ushobora kuribwiriza nanone Imana itari muhaye byanditse mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9 kumanuka n'uwa 10 uwa 14 kugera 15 haleluya aharonye amashyira imbaraga zikomeye cyane iyo ndebye ukuntu hari abantu bumvise kenshi kandi batarizera bishop bariho mu nsengero mu matorero bicayemo igihe kirekire kugira ubwo musigara mubura uko mumwita mon pasteur barahari tumwakire mu bashyitsi tumugire se basi ushinzwe amakaro tumwite se basi ushinzwe amasuku dukurikije ukuntu amaze igihe haraha okay ntacyo tumwite inshuti y'itorero ntacyo bashumba bariho bashumba abo bantu bariho pe bamara iminsi mu rusengero mu itorero runaka bataraba ba Kristo cyo nkubwira mbiza ahantu henshi nakirwa 79 guhera muri 8 rero ndi umuyobozi nakuzi vuga nayo ahantu hatandukanye rero ndabizi ibyo mbabwira ni ibintu nzi neza mwambwira gute ukuntu uwo muntu amara igihe kugeza ubwo tubura uko tumwita kandi aterana kandi yumva haba habura iki habaho icyo twita kwizera rero ni ikintu gikomeye cyane mbere tugusobanura kwizera ku buryo butatu wenda hari ababikurikije ibyigisho kuri YouTube ariko simbivuga uyu munsi ndavuga kwizera guhesha agakiza amen kwizera guhesha agakiza ni connection ihita yikreya yirema hagati ya Yesu na Kristo Yesu n'umuntu hanyuma hagati yawe na Yesu hakazamo ikintu cyo kubyemera uko biri waramfiriye warakoze kumfira ndi wari uhari mu byawe twese ko turaha nta muntu wari harapfa ako twarabyizeye ko yapfuye gitangaje nuko nagiye iwabo ibuyuda sanga n'uyu munsi hari abantu batari babyizera uzanyarukireyo uzabyumva iwaba havuka hari abantu batari babyizera muzi impamvu ni ukubera amagambo muza aba mu Baroma 11 guhera ku murongo wa mbere nandi muzi aba muri Luka 25 handi kuri Simeyoni aterura umwana ya magambo yabwiye Mariya ndavuga mu kanya arahari hano mu muteguro arimo ariko umunsi twizeyeho umunsi nizeyeho uwo munsi ndarakijijwe cyo nakundiye kwizera ntago bambaza niveau d'étude mashuri nizi cyo nakundiye kwizera ntibakubaza uburambe ubifitemo cyo nakundiye kwizera ntibakubaza imyaka ufite y'amavuko uwo munsi wizeyeho urakizwa haleluya ibi rero iyo bibayeho bihita birema igikorwa mu muntu icyo gihe Kristo agukuramo ikintu mu buryo bw'umwuka ku buryo ikintu agukozemo icyo kintu akwinjijemo udashobora kubona icyo bita mu gifaransa trace mu mvugo y'ikinyarwanda ni ikirari ni ahantu ikintu cyanyuze ni inkora ugomba mbivuga cyo kugira ngo abana bari aha ngaha bumve ikinyarwanda sibyo ngo mumenye ikirari mumenye inkora inkora iyo inka zabaga zamennye zikajya kona kugira ngo bamenye inka zanyoneye jewe nkurikira ibinono
abikurikirana ibinono no kwa bishop gakwenzire ngizi iyo bakubyukira bakakwereka inkora y'inka zawe tucece kuti okay mubari ibigori zariye n'imyumbati ngo nabyemeye utsindwa ukamwara kandi uri umuntu w'umugabo ukishyura Kristo Yesu ngiye kuvuga ikintu ariko turimo turafashwa ndabizi Kristo Yesu adukoraho ikintu akatubikamo ikintu cyitwa ubugingo yego nta hantu ubona yapfumuye haraho mufitera nebe ugira ahantu Yesu yapfumuye nta hantu yapfumuye nta hantu yasatuye nta hantu yajombye igishinge d'une façon injectable mu rushinge d'une façon y'amakomprime ushaka ahantu yapfumuye kandi we disara hafite bapfumuye hakungiye ntaho ngira mvuze ngo ikira muneze mvuze ngo wafite ahantu bapfumuye adukiza ariko twe ntidufite ahantu bapfumuye tubyakira muhamashi uziko yazukanye ubwiza n'icyubahiro ingoni zose bamukubise zakize nta n'inkovu ariko akagira inkovu zigera kuri 3 yahagazeho avugana na se ko batagomba kuzisibanganya ngo kuko muri iyi minsi yo kuza kwe zizamutandukanya n'abazamwiyitirira muhamashi haleluya bata twese we kandi inkovu z'imbere azaza zikiriho kandi abacunguwe bo se bazazi nezererwa mwamubwo tuzazire mwamubwo tuzazire mwamubwo tuzazire ibyishimo bizatwica Dapesa kuwa se vondreska ugiye tuzaba turimo tuzinezererwa twebwe tuzinezererwa tugira gute tuzinezererwa inkovu abamusuzuguye bakamubamba bo bazaba barimo baboroga kuko bamenye ko ari we Kristo w'ukuri yarakoze kubika inkovu yarakoze kubika inkovu yarakoze kubika inkovu yarakoze kubika inkovu haleluya ubyukuri murebye ukuntu bamukubise yego mugongo wose barawubaga barakubitaga inkoni ikazamura inyama ibyo byose yazutse afite ubwiza yarabikize ariko asigaza iya hano mu biganza asigaza mburagasani y'inkovu iri aha ngaha iri nyagwa ry'icumu asigaza izindi zo ku birenge 3 izo mu ruhanga ntaza gifite oya ibyikamba ry'ubwami araryambaye ararikwiriye ariko yasigaje 3 z'ikimenyetso cy'ingenzi hari igihe mfashwe nkavuga ngo umuntu uzambuza kwigisha Yesu azereba ahantu amunshyirira mukanira muzirika muboheshyira ahantu bandeke nkorere Yesu data wa twese we haleluya eni muvuga ukuntu kuri wewe ku mubiri wawe nta kintu na kimwe
kigaragaza ko hari abantu bapfumuye, ko hari abantu bacishije, ko hari umuryango winjiza ibyinjiye, nyamara muri we harimo ububiko bukomeye, muri we habitsemo imari ikomeye, harimo ubutunzi bukomeye. Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 14 haravuga ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo. Hallelujah. We can never protect. Ntabwo dushaka kurinda ikibitsanyo kiri muri twebwe tukirindishije kumenya gutera ikofi. Karate ntabwo irinda ikibitsanyo, nkota ntabwo ikirinda, mbunda ntoya nini ntabwo bikirinda. Wapi buryo bwose bwo kurwana ntiburinda ikibitsanyo. Ikibitsanyo twabikijwe ijambo tukirindishe gusa umwuka we. Hallelujah. Ikindi kandi icyo kintu kibitse muri twebwe, amen, nicyo kizahishuka Kristo naza. Abakolosayi 3 niko handitse, kiri muri twebwe. Pawulo aravuga ngo kiri muri twebwe ngo kimeze nk'ubutunzi wabika mu rwabya ngo kandi rumeneka. Niko bimeze ngo ni ikintu kiri gihenze, kize gute mukobwa wanjye, ngo kimeze gute? Aho ndavuga ikintu kitubitsemo kirahenze, ariko kibitsa ahantu hameze nk'iki, nk'urwabya. Urwabya uraruzi se? Urwabya uraruzi disi we? Nyibwire rata mukobwa wanjye, ngira uko kwigisha uramubaza ngo gufasha iki? Ubona we ntacyo gufasha nawe wabona nk'uko nguko. Urwabya ni ikibindi gitoya tubyite gutyo, un petit cruche, ni ikibindi gito. Urwabya rugenewe gusa kubika iki? Amavuta cyangwa guteka imboga. Ubwo urwabya kuba ruremye mu ibumbu bwabyo bivuga ko rumeneka vuba kandi rurameneka. Urwabya rugasobanura uyu mubiri upfa ubora, ariko ukabubitsa ibintu by'iki by'agaciro kenshi. Ngiye kubabwira ikindi kintu nihuta kivuga ukuntu ibyo bintu bitubitsemo, aho gakiza katubitsemo, ubwo bugingo tugendana muri twebwe nta byuma bijya bibupima. Hallelujah. MRI no, scanner wapi, radiographie no, echographie ishwi. Nta byuma bijya bipima ubugingo n'agakiza kari muri twebwe, kandi ntabwo dushaka kumenya ahantu bibitse mu nyama zo mu nda. Ntabwo ari mu rwagashya, si mu mpindura pancreas, ntabwo muri diaphragme, hari ibyo nzi mu Gifaransa ntazi ukuntu babyita mu Kinyarwanda. Diaphragme ariko wanza ari impindura ahubwo, yego. Hanyuma si muri esophage, si mu gifu, si mu bihaha. Ubwo mugiye kumbwa muti ni mu mutima mushumba, ngo iki ngo iki? Subiramo numve ngo ni mu muki. Bivuge numve se. Niko nshaka. Yewe mwa ngo ni mu muki. Nubwo bagateruramo nako nakanyama ntago ari plastique. Bakagakata nk'ukata salade. Ntabwo wanyereka ahantu Yesu ari na se. Ntabwo wanyereka ikirenge cy'Imana n'icya Ruganzu kiba hari hejuru cyoronge. Kandi ngo nimwo barira bose, ngo nimwo bateranira. Niko muri Petero handitse. Yego ra, siko hanze muri Petero cyo cya kabiri, ngo namwe muri bakanwa ngo hanyuma mukaba inzu ngo y'Imana yo kubagwaho n'Imana mu mwuka. Kana dushobora na rimwe gupima amatesto yose wakora, yaba gute pese, yaba amaraso yo mu mutsi, dushobora kubona ahantu iby'ubugingo bibitse muri jye. Bivuga ngo kirero ubwo utabibona nta nubwo wanabyiba. Haleluya. Yewe umva nkubwira, ndashaka kugasubiramo nkumva ko ninahuye neza. Ubwo bitaboneka, yego, if no one who can see it,
ubwo nta wabibona. Radiology, ecography, scanner, ni ukuvuga ko nta n'uwabingiwe. Bajya batwara ikofi, bajya batwara flat na telekomande zazo, banura imyenda aho yanitse bajyane, ariko ntibateze kuzantwarira. Ntibateze kuzantwarira icyo ubutunzi Kristo ambitsemo. Ayiwe, ntibashobora. Ayiwe data wa twese we, niyo mpamvu uzabona umuntu w'Imana ukijwe neza ahura n'ibigeragezo agasonza mukomere nta kibazo bari bitunganye, agasonza, kananuka, agatakaza ibiro kabisa, akaryama ikibagabaga, kazahava bakamujyana CHK bakamutransfera Kanombe, ukwezi umwaka ariho aryamye, nakazasigara ari amagufwa ushobora kuyabara ay'imbavu. Yazataha, ndavuga gutaha iwe mu rugo, ntago gutaha mu ijuru mvuze, atashyiwe mu rugo Imana imwongereye kurama. Haleluya. Mukumva asabye umushumba nk'uyu ngo muhaka yanshime, batiye ugira ute ushime ntuhagarara, ubwo se urashima gute? Nyine baramfata mu maboko ariko nshime koko, kandi abantu bakaza bakamufata hano mu maha yombi agahagarara, mukumva arashimye kweri, kumva aravuze ngo nubwo mureba meze gutya, nubwo mureba meze nk'umupfu, ndi umupfu, ariko ubugingo ni buzima. Ngo haleluya, haleluya, bati amen. Nubwo nyina kuka ari gake, ariko ndumva umutima wanjye ari muzima. Icyo Yobu yarakivuze hariya mu bice 27. Yego, yaravuze ngo ndarahira Imana ihoraho, ubugingo bwanjye buracyari buzima, ngo kandi nzarinda mpfa ntikuyeho kuba inyangamugayo, kugeza iyi saha nta kimutima wanjye unci. Kandi yaramaze iminsi mu bigeragezo, ndetse nkubwire ubwo yavugaga ari hasi, mu gitondo umugore kumuvanaho ishuka cyangwa ikanzu, ngo agakanzu yambaye bagafure, bari kumatura gutya byamase mu bisere, nk'uwo mura papiye kora, amatura arya akavirirana, amatura arya. Niyo mpamvu umugore abimatura cya bizamukana n'inyama. Ariko mugabo wanshatse wambore kuri imfura, ko wabaye umugabo mwiza, ko wihaye ibiryo, ko wayitutse ukipfira rwose, ugapfa nk'imfura, ugapfa kigabo, nkagushyingura nk'umufasha wawe. Ana we ati ariko wapfuye koko. Biratangaje ko umuntu umugore we yabwiye inshuro nyinshi ngo yapfuye neza. Hariho umugoroba yari afite ibirori iwe, afite abashyitsi benshi barimo kumusura, abazanye inka z'imbyeyi hariya, abarongoye iz'amariza, inyana z'amashashi, n'imfizi n'ibisabo byo gucunda. Hari ibirori, kandi Yobu ntabwo yakize progressivement. Nk'icyo uvuga ngo aragenda asindagira mu kwa mbere, mu kwa karindwi atangiye gukandagira. No. Kunama no kunamuka, uhumbya no guhumbura, Yobu yarakize. Hallelujah.
none se ikintu wumvise ni iki? Niho ngeze. Ikintu wumvise ni iki? Wumvise iki? Icyo kintu wumvise usabwa kurekera muri we kikagumamo ni igiki? Igisubizo ni ijambo twabivuze mu kanya, ijambo ry'Imana. Ahangaha ndashaka kuvuga kuri iri jambo. Ijambo mu gifaransa baryita mo, word, mo mu gifaransa. Hakaba n'irindi bita mu gifaransa parole. Parole n'abandi bite nka speech cyangwa discours. Ariko ijambo twumvise, ijambo twumvise. Iyo usomye Abaheburayo igice cya mbere nibwo urimenya neza ibyo twumvise. Umva ukuntu avuga ku murongo wa mbere. Haravuga ngo kera Imana yavuganiraga n'abasogokuruza wacu, yego, mu kanwa k'abahanuzi. Ibyo kandi yabikoze mu bihe byinshi ngo no mu buryo bwinshi. Ngo ariko muri ino minsi ngo irimo iravuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Haleluya! Aho hantu reka mareba ariko kuko hari akantu mashaka gakomeye cyane. Mu kanwa k'umwana wayo, uwo yaremesheje isi kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Iri jambo rero twumva icyambere rikora ni uguhindura umuntu mubi akaba mwiza. Hari undi wabishobora? Nta muntu wabishobora, nta bihano bibishobora, nta bigo ngororamuco bibishobora, nta gereza ibishobora, yewe man, nta formation cyangwa training ibishobora. Sindigera mbona ikigo gihindura umubi ngo abe mwiza. Aho kuba mwiza ahubwo bamuciraho umugani ngo akabaye yicwene ntikoga. Surumva hari umuntu mubi ngo abe mwiza. Ariko mu ijambo ry'Imana turimo turyumva dutya, umubi ashobora guhinduka. Haleluya! Briga ni igisambo cyo mu rwego hejuru, kikaba ikintu cy'intama y'Imana, ushobora gusitaraho kitigendere nta kibazo. Kandi kera cyari kibi. Abo bantu bariho Kristo yatunganije. Cya kabiri, umunyabyaha akaba umukiranutsi. Nta bundi butabera ndabona bubikora ngo umunyabyaha ahinduke iki? Umukiranutsi. Nta formation, nta burere bwa kibyeyi, nta nyirasenge, nta nyirarume urarira umuntu ngo umukiranutsi. Akada bishwe nubwo bagushyira mu nzu nk'iyi ngiyi yagenewe Imana, yibera mu Imana gusa ngo y'Imana, bakagukingiraniramo, ntiwongere kureba filime, nturebe na televiziyo, na telefone bakayikwambura amazi. Ntabwo wowe umukiranutsi. Wagumye ukabira umunyabyaha mu cyumba hariya aho ufungiranye, keretse wumvise ijambo ry'Imana. Aka gatatu twakabonye rituma uwakatiwe aba umwere. Icya kane, umunyamibabaro akagira ibyishimo. Nta wundi muntu ubikora. Njyewe nzi abagabo bashatse abagore, umugore agera mu rugo ari umunyamibabaro, naho kumbe muri fiançaye umugore arabihishaga, none n'ubu ngubu yakomeje kuba umunyamibabaro. Kandi umugabo mutahanira utuntu tw'impano, akamukorera n'utuntu twa fete, twa anniversaire, ariko byaranze kuko ni umunyamubabaro. Uwo mubabaro ni Kristo uwuvura gusa aciye mu ijambo rye. Iryo jambo rero rihesha uryizeye kuba umwana w'Imana. Yohana igice cya 1:12, abamwemeye bose bakizera yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Twumvikane, aha hantu harimo kuba no kubyitwa. Korari harya ni Trinité, très bien. Nkurikire mumva akantu.
kwitwa no kuba cyangwa se kuba no kwitwa. To be and to be called. Ukwiriye kwishimira kwitwa icyo uri cyo, ntukishimire guhamagarwa icyo utaraba cyo. Bene uwo muntu ariko mubyumvise ra, ariko hariya murabyumvise buriya kweli neza neza. Umuntu wese wabanje kuba icyo uwo agomba kuba we, buri gihe aba ari fier, aba yishimiye kubyitwa. Muzabirebe umwuga nabonye ukorwa ugatuma umuntu asa nabi ni mekanike. Mekanike ni umwuga nta mukanishi wasanga afite isuku, ariko burya ntago ari n'umunyamwanda. Unyumvire kandi si umunyamwanda, ugakora akazi kamwemerera kwandura. Munezi ngwino hano, hagara hano. Umukanishi iyo umugiye kumureba ujye kumuyambira atavuga ati oya ndanduye ndasa nabi, suhuzanga muramuneze Yesu ashimwe. Akwiyima wese uko azi ukwasa. Ni umuntu ushobora kugarama munsi y'imodoka nta kintu ashashemo, sibyo? Akamena ibivuta bya girisi agashyiramo n'ibindi bishyashya atambaye ga. Uwo mwanya akaba agiye mu ipine, yego, no muri moteri. Uwo mwanya akazibura shampoma, amakara muri shampoma n'amavuta yo mu ipine no muri moteri byose akanuka. Ariko uzi makanika ati ndi hano wana ahita kwita ati yes karame makanika gusa. Uriya uzamenye ko yabaye we yabaye we pe, kandi yabaye wabyumva nabyo byamubayemo abyumva. Burya rero muntu ntacyo bimutwaye mutabimuhamagaye. Azwi nabo yakoreye imodoka, nta n'impamvu yo kubishyira kuri radio na televiziyo ngo abyandike. Ariyizi ubwe, ikindi akamenywa n'abakorera bo muzi. Docteur amedosine, muganga mu docteur mu buganga, aturuka hangaha ikabeza amashuri abanza ayisumbuye ikaduha kaminuza ibutare, kujya kwiga iryinyo n'umutsi waryo, akazava ari docteur cyangwa specialiste mu kintu runaka. Uriya mu docteur ntabwo azajya kuri radio ngo yiyamamaze ko ari docteur avugiho yanyuza byiga. Kuri we il est fier d'être, he is confident, afite confidence y'icyo aricyo. Mubimwite muri benshi, mubimwite muri bake, nakazi kanyu barabareba, ahubwo mufite ibyago kuko mutamuzi mwebwe. Nimwe mufite ibyago kuko mutamuzi, ariko abantu bamuzi nabo yavuye. Urumva no ko mu byukuri kuba umwana w'Imana nibyo byiza kuruta kubyitwa. Umukristo wenda babikwita babe bake birabarora, nuko batazi ukuntu uri umukristo, ariko wowe n'uwakugize umukristo mubiziranyeho. Ariko bawe ku buryo n'imitsi yawe imito ni minini, byo bita les veines et les artères. Imitsi mito ni minini, amara mato na manini, intestin grêle, gros intestin. Wese ubu umukristo, amina, bikakurangiza ahantu hose, ntusigaze n'agace na gato. Ni ku murimbyi yaririmbye, tugira agace na gato katuhagiwe he kuba agace na gato katuhagiwe, wisigaze ikofe ntasoni. Umuntu najya ati nari kwibira nkaka ubwo se mu byukuri, kandi wahoze uramya wahimbazaga byacikaga, wari watuzamuye, niko mubyita ngo wazamuye amavuta, niba ari ubuto niba ari ibirunge simbizi.
mukanyuti we ngendaho gahoro nyitondero ngendeho mfite ikintu hanga kitari cyabaturwa nakiku ase kuko murumva ko ibintu ari biki murumva ibintu ari biki koko ingingo zawe zose haleluya niko mu ndirimbo 105 havuga none maso yanjye munyumve none maso nawe munwa mubiri mwese all my body mwese mushimishe wanguye mungoyi wamboho yakwiye kwishimira tumezorga akwiye kwishimira ingingo zanjye zose aho ngukubanda hanigisha gutya mwafashijwe ngo hanze unyumve mu matiko unugu ubugambo nica ubukwe bw'umwana w'umukobwa nsenya urugo rw'umuntu no nsebanya no unyumve nkora korangira utuntu wapi ngingo zose umukristo wese hariho paralize bita parisiere muzizi paralize igice kimwe mfaya ugutwi n'izuru nkokora nizibaho umuntu akayibana akazayisazana yego sindabona umuntu bahambye ngo nuko agize paralize nawe bisaba ngo kwapfama mviri nawe ucamuneze ubwo nengo barinda kwapfa kandi kuva ngaho ntiyituma ibikomeye nta byoroshye niyambika ipantaro cyangwa ikabutura niyambika ishati ntiyicirishwe ngo acire ntibaho paralize ntibaho ntiyitamika ako sindabona umushyingura muzi impamvu se ntabwo ari abo dufite abakristo bameze nk'abafite paralize bapfuye ukuboko ibirenge birasigara bapfa amatwi akanwa karasigara bapfa ibirenge utudutoki tura basigaje n'ubwiso buheheta basigaje akarimi kareshya ka long time mami utu tuntu twose nidupfe utwo twose nitudapfa ntabwo muzazuka muzagarukira ku kabeza gusa no kugatutu ko kabeza gusa nimuzagarukira ariko nitudapfa ntimuzazuka you have to die all fawese kabisa ubu Kristo bumeze nka paralize mu bufashe hasi Yesu arenda kuza kandi azagenda bakijijwe neza hallelujah oh hallelujah ubu nibwo bugingo ko bakumenya kandi bakamenya nuwo watumye ubwo rero ntangiye kwinjira hantu havuga ngo kigume muri mwe nikiguma muri mwe nibwo muzaguma muri Kristo no muri si niho natangiye kwinjira ubwo natangiye kwinjira muri icyo kintu cyitwa kuguma mu mwana no muri nde muri si umwana aragira tumva ubu nibwo bugingo data ko bakumenya bakamenya nuwo watumye ça c'est que la vie nibwo bugingo amen iri jambo rikugezemo ya Kristo waryumvise
ababyeyi bari aha ngaha baradufasha. Ababyeyi tugiye kwigisha rero, aba mama mumfashe twigishe. Mama urabyiteguye? Iri jambo kujya ukamera nk'umudamu wasamye. Nta mudamu usamye utagira impinduka. Yewe n'abari aha ngaha bakiri batoya mbi babwiye hakiri kare, n'utu twana twacu tukoko turi aha mama, nimusama ntimuzagire mu ishyano ryaguye, n'ubona ugenda uhagatwa umuhanda wose, uhagatwa urukira abantu bose, uruka no muri korari hose uruka. Uzirukire mama, bazakura icyo wirukire. Jya wirukira mama. Juruka n'impinduka zitewe n'iki? No gusama. Kandi cyo nabibonyeho ntibitinda, bimara amezi hejuru ya 3, 4, 5 kugarukiraho, ntibijya biyarenze, kubera ko umubiri umaze kwakira izo mpinduka. Genda kukivuga mu buryo bw'umwuka buteye burya. Mu Kristo, niba warakiriye Kristo muri wowe, gira ibintu uhurwa, totalement défini. Girute yemwe, gira ibintu uhurwa kubwiyonda. Oh hallelujah. Gira ibintu uhurwa kubwiyonda, ariko kandi ugire n'ibintu twarira kubwiyonda. Mana nishimwe. Aba mama sava le mama, gira ibintu uhurwa ariko ugire n'ibyo utwarira kubwiyonda. Tumaze kwakira Kristo hari ibintu twahuzwe. Ayiwe ndafashwe mana. Hallelujah. Ninde muntu muri mwebwe ukinyura hafi y'ikidomoro cy'urwagwa ku kabari, hafi y'ikidomoro cy'urwagwa, baba ari cyo bamaze koza, bamaze kucyogereza hariya hepfo, ugatuma yakazuru uti niko aha ni hera, iyi nzoga iryoshye irihe basha, ni mundanye cyambwira, ariko iyi nyagwa y'inzoga igitangaza kibaho. Ubu se ndamenyira hagana muri mwe hari ukirimo. Hari umuntu yaza kuko nicyo kiza kiza inzu. Izi nzu murebe ikiza cyazo, bose baraza. Icyo tudashaka ni ukugumamo mumeze gutyo. Nimuze mwese barukujuru, amabandi yose, abasinzi bose baza, ariko bakizwe. Batumiza urukujya. We warumvise urwagwa sha ruhiye kabisa. Uwo muntu ntago aba yasama, ariko iyo wasamye kweri yarakugezemo. Tuvuga mu izina rya Yesu, Yesu yarakitse. Kandi ikintu gitangaje, izi mpinduka ntizisaba ukwezi, ntizisaba umwaka. Ubyakira mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita ikidomoro kikakunukira. Ubyakira saa 5, saa 7 hagira ukongeza isegera tugutya. Uratwicasha, uratwangiza. Yesu Kristo. Urafunga iki kandi warangwa gipaki? Niko. Ko ndeba ufunga amazuru kandi warangwa gipaki. Niyo mpamvu uzabona abanyabyaha bafite ukuntu bashaka nko kubipfobya, ati ariko muneze nawe muneze akakanya niko nawe ra akakanya utangiye kudukabya mw'ibikabyo, nawe iyo n'ibikabyo ukirwa saa 7 saa 8 uratuzonze uratuvurunze ngo nta. Burya baravuga ibyo batazi. Iyo Kristo yagezemo hano, uwo mwanya agira ibintu aduhuza n'ibyo dutwarira. Hallelujah. Twihute. Ngeze ku ngingo igana ku musozo. Kuki ijambo ry'Imana rivuga ngo utagumye mu mwana no muri se? Kuki ryabaje gutyo?
ntaguma mu mwana no muri se n'ibyo wumvise kitagumye muri wowe. Urwandiko rwa Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 mu gice cya 3 umurongo 16 yaravuze ngo ibyahumetswe byera byose bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamuhana, haleluya, bikamukebura, amina, bikamukangara, bikamutunganya. Hepfo bavugira muri ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ibintu bingahe? Bitatu. Icya mbere kugira ngo umuntu w'Imana abe ate ashyitse rwose. Icya kabiri afite ibimukwiriye byose. Icya gatatu ashobora gukora imirimo myiza yose. Iyi ni assurance kabisa. Umuntu wagumye mu ijambo yagumye muri we, urumva riramuhana, riramuhugura, riramwigisha, riramucyaha. Iyo kuri ibyo byose rero umuntu asigara ashyitse. Mana ishimwe, afite ibikwiriye byose, ashobora gukora imirimo myiza yose. Icyo kintu twumvise tukacyakira. Hariho urukingo muzi bita yellow fever, ntuza fièvre jaune, urudufata tugiye kujya mu mahanga. Rwa rukingo nagwibajijeho cyane cyane ejo ndimo nsegereza inyigisho ngo nzaze kwigisha hano. Maze kuva natangira kugenda ingendo z'amahanga, ndumva urwo nafashe ubu njya kugenda mu kwezi kwa 8 n'urwa 3, kandi ngenza ahantu henshi. Pasiporo zanciriyeho uzansura zazi zimwereke, zirunza aho n'udutabo wagira ngo ni wamaraga imyaka, ndumva muri imyaka 10 umuntu we, ni 10 ndabyibutse, ni 10 wewe. Yellow fever imara 10 years. Urwo ndangije umva nawe ngo urwo ndangije niba ariko nabyita niyo myaka rumazemo. Ibaza imyaka 10 yellow fever ikurimo, fièvre jaune kugendamo, yego uyifite wagera mu Amsterdam wakwereka notido utambuka ni wakwanduza nta nubwo wakwandura. London wakereka noti okay ntambuke ntiwarwara ntiwanarwara tera indwara. Kambabwire Kristo Yesu, haleluya, kugira ngo tugume muri bino bintu afite akantu kagashinge adutera, amen, gatuma tuba muri ibi bintu, ubuzima bugahinduka, isi gahinduka, yego, situation zigahindagurika ariko ntitugwe. Byanga bikunda hari ikintu Kristo akora muri twebwe gituma tudahindukana n'ibihe. Haleluya. Ibi kandi nabigereranyije n'iyi miti ihungira imyaka. Buriya hari ikigo cyabaga hano mu Rwanda ariko n'ubundi bakigihari, byanga bikundwa cyaba kiri muri service za nayebu. Nayebu siyo irimo agriculture rabu, Rwanda Agriculture Board, yes. Nose nayebu yo niki nayo ni nk'ibyo mu buhinzi. No. Buriya kera bakitaga service de semences sélectionnées. Ni bande bakizira kera tukiga muri za 76 siko bakitaga mama, service de semences sélectionnées. Nicyo cyatangaga imbuto zo gutera umurama w'amashu, je president, umurama w'amashu, tusa wa karoti, w'intoryi, aubergine n'ibintu nk'ibyo.
imbuto zose niho bajyaga kuzifatira cyakoraga hanga munsi ya ragarete ndabyibutse kiriya kigo kigira uko gihungira imbuto imyaka yacyo kugira ngo iyo mbuto izamare igihe itamunzwe mpita mpavana akantu k'umugani kavuga ngo irizaba imbuto ntirimungu buriya Kristo afite ukuntu yadukonserviye ukuntu mbese ntabwo twapfa kwangizwa n'isi kuko turahungiye